natanze amabwiriza ko mu kwezi kwa karindwi interahamwe zigomba kuba ziri mu makomini yose. Nahamagaye abakozi bacu ba mu maprefegitura ngo bazabivugane n'abaperezida ba MRND mu maprefegitura. Dufite uburyo tuzabafasha, ndashaka kandi ntagomba kuvuga hano, ku buryo mu kwezi kwa karindwi interahamwe zizaba ziri hose. Twavuze neza ibyo mugomba kwirinda, muzirinde kurwanya undi muhutu. Twaratewe, ntitugomba kwitera natwe, dukumira umwanzi ushaka kutwambura ubutegetsi. Hutu power, MRND power, CDR power, MDR power, interahamwe power, JDR power, abahutu bose turi power. Intambara turwana ni yanyu mwese, kuko mwabonye abantu bakuye mu byabo. Ntabwo baje inkotanyi zishaka ubutegetsi gusa, namwe zirabashaka. Zirashaka kubamarira ku icumu, kuko aho zigenda zizenguruka hose, mu Mutara, mu Bugesera, Ikibungo, muri Gitarama, mubona ko abaturage bagenda bahunga, abadahuza zikabica. Mugomba no kumenya kwirwanaho. Twasabye ko abaturage batozwa ibya gisirikare, bagashirika ubwoba, bakubita isasu n'ubundi. Imbunda ntikomeze kuba umusirikare gusa, ngo nuyibona ukuka umutima ugire irirashisha. Ntabwo imbunda ari umusirikare gusa, umuntu wese ashobora kugira imbunda ye. Barasa nawe ukabaraso kuba ufite yawe, nanjye mba ngifite buri gihe. Ngiye gutinya. None se ziriya nsoresore z'abatutsi bagiye muri FPR, mubona babarusha iki? Babarusha ibigango? Babarusha imbaraga se? Babarusha ubwenge se? Icyo barusha nuko babarusha imbunda, bakarasa baraso ubwo ukagira ubwoba. Nawe uyifate uyige, nta buhanga banditse bubamo. Narasa nawe umurasa, kuko tubarusha ubwinshi tuzabatsinda, kandi ndemeza ko tuzabatsinda byanze bikunze. Niyo mpamvu nkuko mwabyumvise twakomeje kubizeza ko intwaro z'abaturage zizaza. Ubu zatangiye kuboneka, ejo izambere zaraje, ndumva atari ibanga. Ibitekerezo bibi, politike mbi, ubuyobozi bubi bwatumye u Rwanda rucuramo umwijima bitewe na politike mbi yari irimo. Ubufaransa n'Ububiligi, ibi bihugu ni ibihugu byari bishyigikiye ibyabereye hano mu Rwanda, byari bifite ubushobozi bwo kuba byabihagarika cyangwa bikabikuraho burundu, ariko ibyo ntabwo byabikoze, ahubwo byarayishyigikiye ndetse banayitera inkunga, nk'uko tugiye kubirebera hamwe muri iki kiganiro. Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yarateguwe ishyirwa mu bikorwa n'Abanyarwanda bitewe na leta mbi yari iyoboye icyo gihe, leta ya Habyarimana. Ayino yateguye jenoside ndetse ibifashijwemo n'ibihugu byari birimo biyunganira icyo gihe, biyitera imbaraga ndetse binayifasha kuyitegura, ari byo nk'Ubufaransa ndetse n'Ububiligi. Tugiye kurebera hamwe uruhare rw'Ubufaransa n'Ububiligi muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uruhare rw'Ubufaransa n'Ububiligi nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Uhawe ikaze kuri Flight Official. Ikaze Flight Official. Ndagushimiye cyane wakoze subscribe kuri Flight Official. Imana iguhe umugisha ndetse ikomeze bane nawe. Mubwira ngo barakoze cyane gukanda subscribe. Niba nawe utarayikanda nagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, umunsi ku wundi. Ni byiza rero nk'Abanyarwanda twese hamwe muri rusange, muri iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ni byiza ko tumenya amateka yayo kugira ngo tuyirwanye burundu, tuyirandurane n'imizi yayo. Never again, nizongera kubaho by'iteka ryose. Uruhare rw'Ububiligi muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 rurakomeye cyane, kandi icyo gihe nibwo Ububiligi bwari bushyigikiye abateguraga jenoside. Rwose ibi ntabwo ari inkuru mbarirano,
kuko nabyo birazwi nabo ubwabo barabyemera, ariko ntabwo bashaka kubireka nta nubwo bashaka kwihana ku marorerwa bakoze. Uruhare rw'Ububiligi rero muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ni ingingo igarukaho cyane cyane mu bushakashatsi, muri politiki, mu bucamanza mpuzamahanga. Nubwo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, Ububiligi n'igihugu cyahoze gikoloniza u Rwanda gifite uruhare runini cyane mu buryo bw'amateka, muri politiki n'imiterere y'imiyoborere cyasize mu gihugu. Uruhare mu mateka yagejeje u Rwanda kuri jenoside. Ububiligi bwabaye igihugu cyakolonije u Rwanda kuva mu 1916 kugeza mu 1962 mu gihe cy'ubukoloni. Ububiligi bwashyigikiye politiki y'amoko. Ubutegetsi bw'Ababiligi bwashyigikiye uburyo bwo gutandukanya Abatutsi, Abahutu n'Abatwa, bubiha ibisobanuro bishingiye ku miterere y'umubiri n'ubwenge, buha Abatutsi imyanya y'ubuyobozi. Byateje ivangura rikomeye. Uko gushimangira amoko byateje urwango hagati y'abaturage, bikomeza gukura na nyuma y'ubwigenge. Guhindura uburyo bw'imiyoborere. Mu gihe cyegera ubwigenge, Ababiligi bahinduye uruhande bashyigikira, batangira gushyira Abahutu mu guhangana n'Abatutsi, bituma habaho imvururu n'ubwicanyi kuva mu 1959, byose bikozwe n'Ububiligi. Uruhare rw'Ububiligi muri jenoside. Gukomeza amacakubiri hagati y'Abatutsi ndetse n'Abahutu mu gihe cy'ubukoloni. Ububiligi bwategekeye ku ihame ry'ubwoko rishyigikiye amoko, buha Abatutsi ubutegetsi, buha imyanya mu nzego z'ubuyobozi, bigateza ishyari n'amacakubiri hagati y'amoko. Mu myaka y'1959 kugeza mu mwaka w'1962, Ububiligi bwahinduye uburyo bwari busanzweho, butera inkunga ubutegetsi bw'Abahutu, buvanaho Abatutsi ku butegetsi. Ibi bigatera intambara y'amoko mu Banyarwanda. Guhugura no gutera inkunga ingabo z'inzego za leta zaje kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu myaka y'1990 mbere ya jenoside, Ububiligi bwahaye amahugurwa n'intwaro igisirikare cy'u Rwanda FARE cyaje kugira uruhare runini mu kwica Abatutsi. Hari ibimenyetso by'uko bamwe mu basirikare n'abanyepolitiki bahawe amahugurwa n'Ababiligi bakoreshejwe muri jenoside. Kunanirwa kurinda abaturage. Ububiligi bwananiwe kurinda abaturage, nk'urugero nk'abari bari mu kigo cya Eto Kicukiro ku itariki ya 11 Mata mu 1994. Ingabo z'Ububiligi zari ziri muri Eto Kicukiro, zari muri minuwari, zashize abasivile b'Abatutsi bari bahagurukiye, abenshi baricwa. Nyuma y'aho ngaho, Ububiligi bwanashinzwe kuba bwarafashe icyemezo cyo gukura ingabo zabwo muri minuwari nyuma y'uko abasirikare bayo 10 b'Ababiligi biciwe i Kigali. Ibi bigatuma ingabo za Loni zisigara zidafite ubushobozi bwo kurinda abaturage. Kunanirwa gukumira jenoside. Ububiligi bwari bumaze igihe bumenye ibimenyetso by'uko jenoside ishobora kuba, ariko ntibwafashe ingamba zifatika zo kwikumira. Usibye ko Ububiligi bubishaka na jenoside ntabwo yari kuba, kuko icyo gihe bwari inshuti na leta yari iriho icyo gihe. Ariko kubera ko Ububiligi bwari bushyigikiye jenoside, niyo mpamvu bateye agati mu ryinyo. Gusohora ingabo za minuwari. Nyuma y'uko Ababiligi 10 bari mu ngabo z'umuryango w'abibumbye bishwe, Ububiligi bwahisemo gukura ingabo zabwo ndetse buhatira Loni kugabanya ingabo za minuwari. Ibintu byafashije abakoze jenoside yakorewe Abatutsi ubwicanyi nta nkomyi. Gukumira ubutabazi. Ibi byose byagiye bikorwa n'Ububiligi. Hari aho byagaragaje ko ibihugu birimo Ububiligi bitagize ubushake bwo gutabara abaturage bari barimo bishwe icyo gihe, no guhagarika ubwicanyi bwari burimo bukorerwa Abatutsi, ndetse ntibashishikarijwe no guha ndetse
ndetse n'ibishishikajwe byo guha jenoside izina ryayo mu buryo bwemewe ngo habeho igikorwa cyihuse cyo kuyihagarika. Ububiligi bwari bufite imbaraga zose zari gutuma bahagarika jenoside, ariko ntabwo bwabikoze. Bwarenzeho burarebera, irakomeza irakorwa, ntacyo bwayikozeho, ndetse ahubwo baranabafashaga, babahaga imyitozo, bakabaha ibyo bashaka byose kugira ngo bayikomeze bayirwanye, kugira ngo bakomeze bayikore. Kwiyumanganya nyuma ya jenoside. Ububiligi nyuma ya jenoside bwagerageje kwiyumanganya, ariko ntabwo byari kubashobokera kuko bari bafite uruhare runini muri jenoside, bigaragarira buri muntu wese. Ububiligi bwemeye mu buryo butandukanye ko hari uruhare rwagize mu mateka yagejeje u Rwanda kuri jenoside, ndetse bunasaba imbabazi. Perezida w'Ububiligi yabisabye mu ruhame ubwo yasuraga u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ububiligi rero ni igihugu kimwe cyazengereje u Rwanda, ni igihugu kimwe cyakolonije u Rwanda, ni igihugu kimwe cyateguye jenoside ndetse kinayifasha, ndetse kinafasha leta yari iriho icyo gihe kwishyira mu bikorwa. Turebere hamwe uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Ubufaransa bwagize uruhare rugaragara kandi ruvugwaho byinshi muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Uruhare rw'Ubufaransa rero ruvugwa mu byiciro bitandukanye, kuva mbere ya jenoside, mu gihe cya jenoside ndetse na nyuma yayo. Dore bimwe mu by'ingenzi byavuzwe ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Mbere ya jenoside, gutera inkunga ubutegetsi bwa Habyarimana. Ubufaransa bwari inshuti ikomeye ya leta ya Habyarimana MRND, bwamushyigikiye cyane cyane haba mu gisirikare no mu bya politiki. Bwahaye ubutegetsi bwa Habyarimana intwaro, abajyanama ba gisirikare ndetse n'abasirikare b'Abafaransa bari bari mu Rwanda icyo gihe mbere ya jenoside. Bwagize uruhare mu guha ingabo za FARC, zaragize uruhare muri jenoside. Aho ni mu gihe jenoside itari yakaba. Noneho mu gihe cya jenoside, uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yatangiye ku itariki ya 7 Mata mu 1994, nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana. Nubwo jenoside yatangiye, Ubufaransa bwakomeje kugira umubano n'ubutegetsi bwari buriho icyo gihe, bwari burimo bukora jenoside. Muri Kamena mu 1994, Ubufaransa bwatangije Operation Turquoise, bwatangije ko igamije gutabara abaturage b'inzirakarengane, ariko bwarabeshyaga rwose. Ariko iyi operasiyo yashinzwe gutiza umurindi abakoze jenoside, kuko yatanze ubuhungiro n'uburyo bwo guhungira muri Zaire, ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahantu hari hubatswe iyi zone baje kugaragaramo ibikorwa byo gukingira bamwe ikibaba kandi barakoze jenoside. Nyuma ya jenoside rero, Ubufaransa bwakomeje kwiyumanganya. Ubufaransa bwagiye bunengwa kuba bwaratinze kwemera uruhare rwarwo muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Komisiyo zitandukanye harimo nka Komisiyo Mucyo mu Rwanda zagaragaje ko Ubufaransa bwagize uruhare mu gutegura, gushyigikira no kudahana abakoze jenoside. Mu mwaka w'ibihumbi 2021, raporo y'impuguke zashyizweho na Perezida Emmanuel Macron yemeje ko Ubufaransa bwagize uruhare rukomeye mu byabaye byose muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Kugeza ubu ngubu, umubano w'Ubufaransa n'u Rwanda wari warazambye igihe kirekire kubera uru ruhare, ariko ugiye ugaruka gahoro gahoro. Hari ibikorwa byo kwibuka jenoside byagiye bikorwamo n'abayobozi b'Ubufaransa nk'ikimenyetso cyo kwemera amakosa n'uruhare mu mateka mabi yabaye. Ibi bihugu rero byakabaye kuba byarahagaritse intambara, ariko ntabwo byayihagaritse kubera ko byari byishyigikiye leta yari iriho icyo gihe. Intambara yahagaritswe by'umwihariko na RPF
ntekereza ko iki kiganiro kiri kuri YouTube channel. FPR Inkotanyi niyo yahagaritse iyi jenoside yari irimo ibera mu Rwanda. Hashimwe Perezida Kagame, umutabazi watabaye u Rwanda akarukura mu maboko y'abanzi. Harakabaho inkotanyi izabohoye u Rwanda rikaruha amahoro, rikaruha kwishyira ukizana, rigashyira umuturage ku isonga. Ubu tukaba tubanye mu mahoro. Dukomeze kwibuka kandi twiyubaka.